Shangar TV. Doretse gusohora ejo bundi kivuga ngo ese mu gukiranuka dushobora kuba abakire. Rimwe ndatamanutse muri comment section aratubwira ngo ndumva twakora partie ya kabiri n'abandi barabinsaba mu buryo buri physique, navuze ngo kuki tutaza tukabiganira kuba tugomba kuba abakristo ariko tugasaba n'Imana ikaduhereza biriya bintu, kuko icyambere ariko tukaba abakristo, kuko iyo umuntu amaze kuba umukristo akabona ibyo bintu bifatika, ndavuga amafaranga, bifasha abana b'Imana. Kuko nzi ko mubikennye, ahubwo mwebwe icyo mukora ni murwane na pariti y'agakiza. Ako gakiza kanyu mwahawe, cyangwa se n'abataragera ku kigero runaka, kuko nta muntu urumva ko hari ahantu yamaze kugera, mbese yageze yajya mu by'agakiza. Mwebwe ni mubari ibyo mwitaho, ni mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo, ibindi muzabyongererwa. Imana niyo yongere. Rero ntago wajya kubabayika wowe wibaza inyongeri zava he. Ibaze Kameme nk'umuntu w'umugabo baguhaye ibyo kurya, utangiye kurwanira inyongezo. Kuki mutanyongeza? Yena nturanasoza kurya ugatangira gutekereza ku nyongezo. Noneho ariko Imana itwiyokipa mu buryo bwayo. Ni ukuvuga ngo ikibazo turaza tugafata icyanditswe tukakirema mu buryo runaka, sibyo? None nkavuga nge nimara gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, amafaranga azagwa nka neje cyangwa nk'iki, urumva? Amafaranga azaba menshi, wenda ugahita ubara imodoka, urumva? Ugahita ubara ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka. Imana yasezeranyije ko izakwiyokipa. Babandi babaye abakire muri twebwe bashobora kuba badahindukira ngo barebe babandi babakene. Umwana datali aramara kuvuga ngo impamvu Imana ihama abakire amafaranga no gutunga abakene. Niyo mpamvu Imana yaba mwitorero n'ubundi turi mu itorero. Amafaranga y'abakire no gutunga abakene. Niyo mpamvu muri iryo torero rwose niyo mpamvu Imana ibaha amafaranga. Niyo mpamvu nose yabaha ngo bayakoreshe iki? Irayabaha ngo bafasha n'abandi bakene mu itorero, kandi bafashe n'uwo murimo w'Imana ugende neza. Byo tugomba turaba Kristo, ariko umwana w'Imana agomba gukora kugira ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu. Baravuga ngo umunyabwenge ntabwo ari we ubona ibyo kurya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukora cyane cyangwa intwari ku rugamba ntabwo ari itsinda urugamba. Ibintu nk'ibyo nibyo yashaka kugaragaza. Aravuga ngo ibiba ku bantu n'ibibagwirira ni biri general. Ntabwo uyu munsi turabizi hari umuntu ukora cyane, ari we wakoze cyane kurusha abandi bose, umusaruro ukaba muke. Ni ibintu bibaho. Rero umwana w'Imana naramuka akoze akabona bitarimo gukunda, ntazablaming Imana. Kunyurwa akenshi bituruka ku kintu cyitwa kwimenya, kumenya eske ndinde, eske papasi yanjye mu buzima ni iyihe, ku buryo umenya ngo papasi yanjye irenze ibibazo ndi kunyuramo. Shangar TV.